Amen. Umwami Yesu nahabwa icyubahiro, turanezerewe cyane kandi muri iki gitondo tumaze iminsi turebye ku maraso, agaciro k'amaraso cyangwa se isano dufitanye n'umwami n'iy'amaraso. Imana ishimwe cyane. Twarebye uburyo ki amaraso ari ubuzima cyangwa se ari ubugingo bw'umuntu cyangwa se bw'inyamaswa kubiva amaraso. Hanyuma rero tubona isezerano rishya ry'amaraso. Yesu yabwiye abigishwa baravuga ngo aya ni amaraso yanjye y'isezerano rishya. Tubona uburyo ki amaraso y'isezerano rishya yahinduye ay'isezerano ryari ririho. Imana ishimwe cyane. Rero amaraso twayatinzeho cyane, ni ikintu gikomeye umukristo wese agomba kumenya ndetse n'utarakizwa. Kubwa Adamu wa kera, Bibiliya iravuga ngo Adamu wa kera yazanye urupfu, ariko Adamu wa kabiri azana ubugingo. Amaraso yari atwaye urupfu, amaraso yari yanduye, yagombaga ikiyasimbura, yagombaga andi maraso y'isezerano rishya dutandukanya na Adamu wa kera, akadushyira mu gisekuruza gishya, akadushyira mu bundi buzima aribwo muri Kristo Yesu, tugahinduka ibyaremwe bishya. Ko Bibiliya iravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abaye icyaremwe gishya, ibya kera biba birangiye. Imana ishimwe cyane. Rero reka mbifuriza ikaze muri cya kiganiro cyacu Buri Gitondo Hamwe na Yesu, babwire ngo nimba warabaye icyaremwe gishya, ibya kera byararangiye. Hari amaraso ya Adamu wa kera yagombaga kubona uwo yasimbuza, amaraso mashya, kandi Kristo yameneye amaraso ku musaraba kugira ngo umunsi ube uri ikiremwa gishya, warahindutse cyane mu gishya, utakigendana urupfu rwa kabiri mu buzima, mu bugingo bwawe, ahubwo uyu munsi ubugendana kubaho kwiteka muri Kristo Yesu. Ntabwo tukigendana urupfu rwa kabiri. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi rero turi bukomeze tuganira ku ijambo rivuga ngo birashoboka yuko waba uriho mu isi ariko atari wowe uriho, ahubwo Kristo muri wowe ari uriho. Amen. Birashoboka ko waba uriho mu isi ariko atari wowe uriho, ariko Kristo muri wowe ari uriho ku bwawe. Imana ishimwe cyane. Ayo ni amagambo yavuzwe na Pawulo, yayabwiye Abagalatiya mu gice cya kabiri umurongo wa kabiri. Yaravuze ngo yarababwiye ngo nabambanywe na Kristo ariko ndiho, narabambwe ariko ndiho, nyamara si jye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Imana ishimwe cyane. Ibyo nkora mu mubiri bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Aricyo bivuze wapfuye mu kubwe. Yaravuze ngo nabambanywe na Kristo ariko ndiho. Njyewe narabambwe ariko ndiho, nyamara si jye uriho, ntabwo ndiho, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo mbabwire ngo ukeneye kumenya ni gute ushobora kubaho ariko nubwo uriho abantu bakubona, ukaba utariho, Kristo ari uriho ku bwawe, bakabona ugenda wambaye uyu mubiri, ariko imikorere n'imitekerereze n'imivugire bikaba atari ibyawe. Ese birashoboka? Byashoboka yuko ubaho ukagenda ukarya ugakora, nyamara atari wowe uriho, ahubwo ari Kristo uriho muri wowe. Icyo rero nicyo tugiye kuganira uno munsi. Birashoboka rwose 100%, kuko uyu wabivugaga yari umuntu. Pawulo ni umuntu wabyawe n'umugore, ufite inyama n'amaraso, uhumeka umwuka mu mazuru, wahuye na Yesu nk'uko nawe wahuye na Yesu. Tuzi neza yuko hari igihe kijya kibaho umuntu akamara imyaka y'ubuzima atazi uwo bahuye uwo ari we, atazi nimba yarahuye na Yesu. Yesu utarahindura ubuzima bwawe ntabwo murahura. Yesu utarahindura ubuzima bwawe ntabwo murahura neza uko bitekereza. Ushobora kuba waramurungurutse cyangwa se akakunyuraho. Ariko reka dukomeze dusome ijambo ry'Imana. Reka turebe ijambo ry'Imana riri mu Itangiriro igice ni cya kabiri, turebe ku murongo wa 7. Aravuga ngo Uwiteka Imana ari mu muntu mu mukungugu wo hasi, amuhumekera umwuka mu mazuru, amuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Ari mu muntu mu mukungugu wo hasi, arangije ubwo umuntu amaze kurema mu mukungugu wo hasi, amuhumekera umwuka mu mazuru,
cyangwa se amuhumekeramo mu mazuru umwuka w'ubugingo, hanyuma umuntu ahinduka ubugingo buzima, umuntu abaho ahinduka ubugingo buzima. Rero irindi jambo turarisanga mu Bakorino igice ni icya 15, turareba umurongo wa 45, ko nifuje ko dusoma amagambo menshi kugira ngo tubone ko tuganira. Ese koko nabaho ubuzima? Birashoboka ko nabaho ubuzima nkaba ndiho ariko atari njye urimo, uriho Kristo ari uriho muri njyewe. Umurongo wa 45 w'igice cya 15 mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorino, bavuga ngo uko niko byanditswe ngo umuntu we wa mbere ari we Adamu yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Ariko umwuka si ubanza, ahubwo umubiri niwo ubanza hagaheruka umwuka. Mu itangiriro twasomye ngo Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, hanyuma irangije kurema umuntu mu mukungugu wo hasi imuhumekera umwuka mu mazuru, umwuka w'ubugingo, hanyuma umuntu ahinduka ubugingo buzima. Hano rero batubwiye ngo Adamu wa mbere yabaye ubugingo buzima, bamaze kumuhumekeramo umwuka w'amazuru, Imana imaze kumushyiramo umwuka w'amazuru yahindutse ubugingo buzima. Mu yandi magambo, hari intumbi yari iryamye hariya, hari umubiri wari uryamye hariya, hari igitaka cyari kiryamye hariya, hanyuma Imana iraza inyuza umwuka w'ubugingo mu mazuru, hanyuma cya gitaka, ya ntumbi, uyu mubiri twambaye, mu yandi magambo uhita uhinduka ubugingo buzima, uragenda, uravuga, urakora, habaho umuntu. Bibiliya ikatubwira ngo uwo nguwo, naho Adamu wa nyuma we ntago, Adamu wa nyuma we yabaye umwuka utanga ubugingo. Imana ishimwe cyane. Hari umwuka, ubyumve neza, hari umwuka Imana yahumekeye mu mazuru ya Adamu cyangwa se wa mubiri wa Adamu wari uremwe mu gitaka uri ahantu, Imana irazihumekeramo umwuka w'ubugingo, Adamu ahinduka ubugingo buzima. Noneho hano batubwiye ngo Adamu wa nyuma we ntago yabaye uko nguko, ahubwo we yabaye wa mwuka utanga ubugingo. Imana ishimwe cyane. Sinzi, yabaye umwuka utanga ubugingo, wa mwuka Imana yahumekeye muri Adamu agahinduka ubugingo buzima. Mu rwandiko Paulo yandikiye Abakorino, we aravuga ngo ahubwo Yesu we yaraje aba wa mwuka utanga ubugingo. Imana ishimwe cyane. Tubyise neza mu nyito nziza, twavuga ngo Imana yahumekeye Yesu umwuka w'ubugingo, cyangwa Imana yahumekeye muri Adamu Yesu, hanyuma ubugingo buzima. Ariko icyo gihe yamuhumekeyemo umwuka w'ubugingo. Tutari butinde ngo dusobanure ngo umwuka w'ubugingo ni iki, reka twikomereze. Icyo gihe yamuhumekeyemo umwuka w'ubugingo. Noneho Yesu aza mu isi, abantu bose biravuga ngo twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro. Inkomoko dukomora kwa Adamu twabivuze mu kiganiro cy'ubushize, tuvuga agaciro k'amaraso. Inkomoko dukomora kwa Adamu wa mbere yazanye urupfu, amaraso arandura. Twari tuvuga impamvu y'amaraso, amaraso amaze kwandura yakira kanseri y'icyaha, icyaha gitera urupfu, tugendana urupfu rwa kabiri mu buzima. Hanyuma Adamu wa kabiri aje kuba umwuka w'ubugingo, umwuka utanga ubugingo, araza. Imana ishimwe. Rero bavuga ngo kuko bamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, kandi ni nako bari koko. Bavuka ubwa kabiri. Yabwiye Nikodemo aravuga ngo utabyawe n'amazi n'umwuka ntabwo azabona ubwami bw'Imana. Bavuka ubwa kabiri, barongera baravuka. Mu yandi magambo, hari ukuvuga kwa mbere, kubyarwa n'umugore n'umugabo, kubyarwa n'umubiri, ikibyarwa n'umubiri nacyo n'umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo n'umwuka. Hari no kuvuga ubwa kabiri. Adamu wa kabiri araza, Adamu wa nyuma arazaba ubugingo, umwuka utanga ubugingo. Mu yandi magambo, hari intumbi ziri hariya, hari imibiri iryamye hariya, twese twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro, aho munyumve neza. Hanyuma arazabona iyo mibiri iryamye aho ngaho, ubwo buzima bugendana urupfu rwa kabiri. Murabyumva urupfu rwa kabiri icyo ari cyo? Ni urupfu twagombaga gupfa tugatandukana n'Imana iteka. Abadafite Yesu bose bararugendana. Icyamuye umunsi wa none ukamenya uburyo wafasha umuntu wese ugendana n'urupfu rwa kabiri, kugira ngo basi ave muri ibyo byago, agendane urupfu rw'umubiri gusa, kuko twese tuzapfa. Ariko icyo tutazapfa twese ni urupfu rwa kabiri. Abamwemeye bose yabaha ubushobozi bwo kuzabaho iteka ryose. Imana ishimwe cyane. Araza asanga abagendana urupfu rwa kabiri
bapfuye, mu yandi magambo asanga bapfuye mu mwuka, abapfuye mu buryo bwa kabiri, abapfuye mu buryo bw'umwuka, aba umwuka utanga ubugingo. Amen. Donc ubwe ni umwuka utanga ubugingo, akugeramo ubugingo bukaboneka, kuko ni umwuka utanga ubugingo. Imana ishimwe cyane. Reka twihute dusome irindi jambo tubona mu butumwa bwiza bwa Yohana. Ubutumwa bwiza bwa Yohana ni igice cya 6, turahera ku murongo wa 56. Haravuga ngo urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye aguma muri njye, nanjye nkaguma muri we. Urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye aguma muri njye, nanjye nkaguma muri we. Imana ishimwe cyane. Intego yacu iri kubaza ngo ese birashoboka ko nabaho ubuzima njyewe ntariho, ahubwo Kristo ari uriho muri njyewe? Ese birashoboka? Naba ndi mu kazi abantu bakabona ndahari ndi gukora, ariko atari njye uri mu kazi, ahubwo Kristo ariho ku bwanjye. Imana ishimwe cyane. Cyangwa se n'abandi kugenda mu nzira abantu bakabona rimwe ndagenda, ariko mu yandi magambo nubwo ndiho, ariko Kristo niwe uriho muri njye. N'abandi mu muhanda, n'abandi muri business, n'abandi mu rusengero abantu bambona, ariko bakabona ndiho, ariko Kristo ari uriho muri njyewe. Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo ku murongo wa 56, urya umutsima wanjye akanywa amaraso yanjye aguma muri njye, nanjye nkaguma muri we. Imana ishimwe. Aguma muri njye, nanjye nkaguma muri we. Ubwo turimo turegera gusubiza cya kibazo, birashoboka ko nabaho ubuzima ndiho Yesu ari uriho muri njyewe, aguma muri njye, nanjye nkaguma muri we. Ninde? Nuwariye umutsima w'ubugingo n'amaraso ya Kristo. Hanyuma ku murongo wa 60 aravuga ngo nuko benshi mu bigishwa be babyumvise baravuga bati iryo jambo rirakomeye, ushobora kuryihanganira n'indi? Yesu amenya mu mutima we yuko abigishwa be babyitotombeye, arababaza ati mbese ibyo bibabereye igisitaza? None mwabona umwana w'umuntu azamuka ajya aho yahoze mbere, byamera biti? Umwuka niwe utanga ubugingo. Imana ishimwe. Umwuka niwe utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Imana ishimwe cyane. Murabizi neza yuko jambo yari Imana, kandi jambo yahoranye n'Imana mu bihe byose, nta cyarimwe kitaremwe nawe. Jambo ni Kristo. Arababwiye ngo umwuka niwe utanga ubugingo, kandi amagambo mbabwiye niwo mwuka. Mu yandi magambo ndabibwiye, mbabwiye uwo ndiwe. Ni njyewe jambo, ni njye jambo. Nimuzamenye ukuri niko kuzababatura. Ndabibwiye, mbabwiye uwo ndiwe, kandi njye ntanga ubugingo. Undiye wese, reka dufate nk'urugero. Yatanze urugero rwiza, aravuga ngo undiye akananywa. Ibintu byose byinjiye mu mubiri mu buryo busanzwe, tutaragira mu cyo yashakaga gusobanura. Mu buryo busanzwe ibintu byose byinjiye mu mubiri bigomba gutanga impinduka, yaba nziza cyangwa mbi. Tuvuge uri ibintu byica bikakwinjira mu mubiri, byanze bikunze bisiga byangirije umubiri. Warya ibintu bifitiye akamaro, bitera imbaraga, birinda indwara, byongera amavitamine n'ibindi, nabyo bifite icyo bitanga. Ubushize twarimo tuvuga ko amaraso ari ubugingo cyangwa se ari ubuzima, kubera yuko icyo uriye cyose kigomba kinyura mu maraso. Iyo umuntu yapfuye banza kureba nimba amaraso, umutima wahagaze cyangwa imitsi igitemberamo amaraso. Amaraso niyo akwirakwiza ibidutunga mu mubiri, kuko matière nutritive cyangwa se intungamubiri zose zivuye mu byo turya zitembera mu maraso. Mu buryo busanzwe rero Yesu yarababwiye ikintu gikomeye. Aravuga ati nundya nzatembera mu maraso. Imana ishimwe. Yavuze ngo nubwo undya wese aguma muri njye, nanjye nkaguma muri we. Ntabwo watandukanya amaraso n'umuntu, ubwo yaba yapfuye. Imana ishimwe. Haleluya. Ntabwo ushobora gutandukanya amaraso n'umuntu. Nutandukanya amaraso n'umuntu uzayimukura amazi apfa. Rero bivuga Yesu mbese yarabahaye ikigeranyo cyoroshye. Undya ninjira muri we, nkatembera mu maraso ye, mu mitsi ye, mu misokoro. Ubwo nguwo natembereye muri we, yanyoye akanandya umutsima, amaraso bigatembera muri we, mu maraso, mu misokoro. Uwo nguwo aguma muri njye, nanjye nkaguma muri we, kuko ntiwatandukanya ibyavuye mu byo wariye ngo bitandukanye n'amaraso, ngo bitandukanye nawe. Ubwo waba ushaka gupfa,
cyangwa se hari ubundi buryo ugiye kubikoramo, tuvuge wenda nimba hari ibintu byanduza wariye kugira ngo babikoremo bakagira antidote bakabikora mu mubiri wawe bakoresheje ikindi kibikuramo. Ubwo habayeho ko Yesu ava muri wowe hari ikindi kiba kibikoze, wenda tutari buvugeho umunsi tuzavuga mu kiganiro cy'ubutaha. Hari ikindi kiba kibikoze, ariko Bibiliya iravuga ngo Yesu iyo yinjiye muri wowe wamwakiriye, wamuriye, amen, kadukoresha iyo mvugo, wamuriye, wanamunyoye, atembera mu maraso no mu misokoro. Yesu agera mu muntu, reka mbabwire, katurengeye by'imirire. Yesu agera mu muntu kugeza igihe n'urwara rukizwa, rukumva Yesu, agatembera no mu Rwanda. Donc yavuze neza cyane, ibintu wariye biratembera bikajya ahantu hose bikinjira. Niyo mpamvu ubona urwara ruriho, niyo mpamvu ubona umusatsi ukura, niyo mpamvu biterwa wari bwabura intungamubiri ukabona imisatsi birapfuka kubera ko intungamubiri zashize. Niyo mpamvu ubona ugenda bigakunda amaso akareba neza kuko hari ibituma amaso abona neza. Niyo mpamvu ubona bakoburija gufata amarejime mu buryo butandukanye, aho ati nurya ibingibi umubiri wazagenda uzakura neza, bizagenda neza. Hari indwara uzirinda, hari amakanseri, hari amadiyabete, hari amapuresha, hari ibintu byinshi uzirinda nurya gutya, nurya ibingibi, nurya izi mbuto, nurya bino biryo. Ariko hari ibyo uzarya bikakwangiririza umubiri, bikagutera ibibazo, bikagutera amakanseri, bikagutera amadiyabete, bikagutera izi ndwara zitandukanye, bakagenda babikoza. No mu mubiri bibaho, mu buryo bw'umwuka rero nabyo birakora. Reka dukomeze ku ntego yacu uyu munsi. Ndagira ngo mbabwire ngo Yesu wamwemereye cyangwa se namwemereye. Yesu, Imana ishimwe cyane. Amaraso ya Kristo yameneye ku musaraba, Bibiliya yatubwiye ngo yahindutse umwuka utanga ubugingo. Twari dupfuye tuzize ibyaha, turamwakira ngo tubeho. Uyu munsi wa none ntabwo tugendana urupfu rwa kabiri. Yesu nashimwe. Ndashimira Yesu wadukuyeho urupfu rwa kabiri. Ndashimira Yesu wankweyeho urupfu rwa kabiri, akangira ubwoko bwera, akangira ishyanga rikomeye cyane, akancomokora kwa Adamu wa kera, akancomeka muri Adamu wa nyuma, nkahinduka ubugingo buzima nanjye. Amen. Nanjye nkahinduka ubugingo buzima. Ndi umugabo guhamya ko umuntu ahinduka ubugingo buzima bigakunda, kuko Yesu arazura. Twari dupfuye, twari tubabaye, twari twebye tutazi Imana rurema, twari ishyanga ritagira urirengera, twari ubwoko budafite Imana, twari hirya no hino, twari tubabaye, ntitwari tuzi ko buri buki ejo cyangwa buri bubeho umuntu ari bubeho. Ariko Yesu ngaze aravuga ngo mubeho, turiho mu izina rya Yesu. Yesu ngaze aravuga ngo muzuke, twese turazuka. Ezekiyeli bigeze kumubwira ngo aya maraso yakongera, amagufwa yayumye yakongera kubaho. Aravuga ngo databuja niwo biza, aravuga ati hanubura umwuka ubinjiremo. Aravuga ngo muzuke, turazuka, dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro, turazuka. Yesu ajya yinjira mu buzima bw'umuntu agahindura imivugire. Intungamubiri z'amaraso Yesu n'umubiri wa Yesu zitembera mu muntu ku buryo n'ururimi rukizwa. Ururimi rugakizwa, zigatembera zikagera no mu rurimi, zigatembera zikagera uko ukandagira, zigatembera zikagera ku musatsi, zigatembera zikagera mu maso kureba ibintu. Intungamubiri za Yesu, Mana yanjye, Imana ishimwe cyane, zigatembera zikagera mu maso, zikagera mu matwi, kuko nta hantu na hamwe imitsi itageza amaraso. Urugingo rubuza amaraso rwose rurapfa. Hari indwara nyinshi tubona ziterwa nuko hari imikorere mibi ya maserire cyangwa se y'uturemangingo, cyangwa se imikorere mibi, cyangwa se uburyo ki amaraso atatembereye muri urwo rugingo, ukabona urugingo rutangiye kubora kandi wowe uri kugenda. Rero wenda ubutatuzareba uburyo ki umuntu abora mu buryo bw'umwuka, agenda aboraho urugingo rukabura, ukabona amaso yabuze, atangiye kureba abakobwa bambaye impenure, agatangira gukurura ari mu mubiri, agatangira donka koko. Ibyo tugize byose tubiherezwa n'ibyumviro, amaso, amatwi, ururimi, uruhu, ibintu byinshi nyine murabizi bya byumviro byacu bingahe. Hanyuma hari mu buryo bw'umwuka hari igihe umuntu abana na Yesu ariko akamuboroka, akamubwira ati ntuzatembere muri iki gice. Yesu, amaraso yawe n'umubiri wawe, maze intungamubiri zabyo ntizingerere mu gice wenda cy'amaso, ukabona utangiye kujya ureba ibyo ushaka, ugatangira kureba amafaranga y'abandi ukayakurura, ugashaka kuyiba. Dokera rero mu mutima wawe rikazamuka, ugatangira kureba abakobwa ugashaka gusambana nabo, ugatangira kumva amagambo akakwanduza, ugatangira ibyo bice biba byatangiye kubara intungamubiri. Yavuze ngo
urya urya umubiri wanjye, sinzi nimba iri jambo ariko urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye aguma muri njye nanjye nkaguma muri we. Hanyuma ukabona nyine hari igice cyabuze, ukabona umukristo arimo aragenda ariko ukabona hari ibice bye byabuze. Ubwo ati umuntu yabuze amaso nkurikije uko areba, ntabwo ari kureba nkaho intungamubiri ziva mu maraso ya Yesu no mu mubiri wa Yesu zitembera mu maso ye. Nkurikije ukuntu umuntu yitwara mu buryo bw'umwuka, ndi kubona rwose hari igice cyiwe wenda ni igice cy'ubuzima bwe busanzwe, ndi kubona iki cyaraboze ku mubiri, cyaraboze pe. Nkurikije uko agenda, nkurikije uko ashaka kwambara, nkurikije uko ashaka kubaho, hari igice kitarimo cyakira intungamubiri ziva mu maraso Yesu no mu bugingo bwe no mu mubiri we Yesu. Ugasanga rero nuko bimeze. Rero Yesu yaravuze ngo ndi umwuka utanga ubugingo. Nimba upfuye ukeneye umwuka utanga ubugingo. Hano ndavuga n'abantu batarahura na Yesu, bakigendana urupfu rwa kabiri muri bo. Ukeneye umwuka utanga ubugingo. Yesu nakwinjiramo uzazuka, uzaba muzima muri Kristo Yesu. Hanyuma rero ni gute umuntu abaho? Dusoza kuko iminota yacu irashize muri iki gitondo, tuba dufite ibintu byinshi byo kujyamo, akazi n'ibindi bitandukanye. Ni gute umuntu abaho ubuzima akaba ariho ariko Kristo? Paul yaravuze ngo nabambanywe na Kristo. Kimwe cy'urabanza ukabamba umubiri wawe, kuko Bibiliya yatubwiye ngo umubiri ntacyo umaze ahubwo amagambo mbabwira niyo mwuka, kandi umwuka niwo utanga ubugingo. Ukabanza ukemera ko umubiri ntacyo umaze, hanyuma ukarekurira Yesu. Amen. Ukarekurira Yesu agatembera mu ngingo zawe z'umubiri, akabasha kumetriza umubiri wawe wose, nta rugingo na rumwe umwimye. Hanyuma rero icyo gihe amarangamutima arayametriza, donc arayayobora, atembera mu marangamutima. Intungamubiri za Yesu, sinzi ijambo ry'Imana ritembera mu marangamutima yawe. Umwuka wera atangira kugenga uko utekereza, umwuka wera atangira kugenga uko ubona ibintu, kuko niwe mwuka utanga ubugingo. Ni umwuka utuma ibitekerezo bibona ubugingo. Yes, bibona ubugingo gutekereza kwa Kristo. Ni umwuka utuma imyibwirire yawe ibona ubugingo. Ni umwuka utuma amagambo yawe avuga amagambo y'ubugingo, kuko uba wamwemereye agatembera muri izo mpande zose, muri ibyo bice byose. Niho rero usanga umukristo ariho ariko atibereyeho, ahubwo Kristo uri muri we ari uriho kubwe. Aravuga nka Kristo kuko yaretse ururimi rwe rugakoreshwa n'umwuka wera. Aratekereza nka Kristo. Haleluya, kuko yaretse imitekerereze ye igatekereza nka Kristo. Hanyuma amarangamutima yiwe, ubwenge bwe, ibikorwa bye bya buri munsi, umutima we wose watembereyemo intungamubiri ziva mu maraso Yesu no mu mubiri wa Kristo. Imana nishimwe cyane. Ndabashimiye rero, kandi wenda tuzakomeza tubivugeho. Icyo udasobanukiwe washyira komenti hasi tukamenya ngo ni iki atarimo yumva. Ariko reka mbabwire, Kristo Yesu iyo uriye umubiri n'amaraso ye, uwo mwakiriye nk'umwami n'umukiza, aguhindukira umwuka utanga ubugingo, kuko arakuzura ugahinduka ubugingo buzima, ugatangira kubaho mu buryo bw'umwuka no kuzabana n'Imana akaramata. Hanyuma warangiza ugatangira gukora nka we, kuko yatembere mu bice byawe byose by'umubiri wawe. Umwuka niwo utanga ubugingo. Imana ibahe umugisha rero. Birashoboka kubaho Kristo ari uriho muri wowe, agakora nkawe, akagenda nkawe, kandi birashoboka. Twabonye tugiye tunesha ibyaha byinshi bitandukanye kubera ubuntu bwa Yesu burimo kunesha, burimo imbaraga zidasanzwe. Iyo yatsindiye agace kawe runaka, ako amwemereye katsindira, arwana intambara agatsinda, hanyuma akanesha, ako gace kagasigara kayoborwa n'umwuka wera. Buriya igice umuhaye nicyo anesha, nicyo ayobora. Numuha amarangamutima yawe azayanesha, kandi azanesha ibyakoreshaga bibi kandi ayayobore. Numuha imitekerereze yawe, icyo gice uzabona neza ko gisigaye kiyoborwa n'umwuka wera. Numuha imyibwirire yawe, uzasanga neza usigaye wibwira nka Kristo. Numuha ibice byawe by'umubiri byakunaniye, kuko birahari byinshi, bimwe ntashatse no kuvugira kuri online, ariko uzasanga byose yarabitwaye ari igice yanesheje, ku buryo bisigaye biyoborwa n'umwuka wera. Murakoze. Yesu nabaha umugisha kandi muhaye umurongo. Shalom.